Turabasuhuje kuri channel yacu ya Orbit. Hanyuma tukaba tumaze igihe kinini tudakora, ariko ubu ngubu ndizera ko tugiye kongera gukora. Hanyuma rero nongeye nagarutse ngo twongere dukomeze twige kuri Mixer nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kwiga ubundi buryo ushobora gukoresha ukora output cyangwa usohora amajwi, ndetse bishobora no kugufasha no kuba wayungurura amajwi yawe akavuga neza bitewe na output wakoresheje cyangwa aho ugomba gusohorera amajwi wakoresheje. Mixer wenda turebeye kuri iyi ngiyi dufite output ubusanzwe tuba dufite icyo bita left na right, hamwe tukagira na main, tukagira iyi ngiyi iriho na group 1, group 2, group 3, group 4. Hanyuma hari mixer zitagira left and right, zigira main zikagira na mono. Murumva ko ubwo navuga kuri urwo ruhande ruriho left cyangwa L na R na M. Hari bisanzwe rero itariho ubwo buryo, murajya mwihangana. Hari amagambo abantu bajya bambaza bambwira ati kubera iki tutubwira mu Kinyarwanda. Hari amagambo bigoye kugira ngo uyashyire mu Kinyarwanda, biba bigoye nyine, bisaba ko yakoresha nyine n'ubundi nk'uko ari, cyane ko n'ubundi yabiriho byose ari mu rurimi rw'Icyongereza. Rero kubishyira mu Kinyarwanda turimo za musique biba bigoye kuzishyira mu Kinyarwanda kabisa. Hanyuma rero iyi mixer ifite group 1, group 2, group 3, group 4, ikagira left and right ndetse na main. Ubwo n'uburyo bwo gusohora amajwi. Izi group abantu ntago bazimenyereye. Hanyuma tukagira n'ubundi buryo bwo gukoresha auxiliary. Auxiliary amavolume yakunze kuba arimo hagati muri mixer. Hanyuma ubu ndaza kuyaberekaho nta kibazo, ndayabereka muri video murayabona. Hanyuma auxiliary nayo ni ubundi buryo bwa output. Tukagira n'ubundi buryo bwa output bwitwa FX. Kuri mixer zitari nini cyane usanga harimo n'uburyo bwa FX, ariko nanone iziri nini usanga FX iri ukwayo, hakaba na auxiliary iziri ukwazo. Iyo ari nini ifite umwanya uhagije, nk'iyi ngiyi murabona ukuntu ingana, ifite intoza nini cyane, ifite ahantu hanini cyane yo gukoresha, ifite ama volume menshi cyane, uburyo bwinshi bwo kongeza. Hanyuma ubu rero ngiye kubabwira uburyo ushobora gukoresha ukora output mixer yawe. Ukuvuga ngo rero ubundi mixer ubusanzwe bitewe na mixer uko bimeze, ibifite uburyo nakwita nk'uburyo nka butatu bune. Iyo ari mixer nini ifite uburyo nka bune bwo gusohorera amajwi. Hanyuma ku ntoya ziba zifite uburyo butarenze, ntabwo buba burenze butatu bwo gusohoreraho amajwi. Gusa ni butatu, ubwo navuga ko ari nkaho ari nka bubiri bwo gusohoreraho amajwi. Hanyuma ubwo buryo kuri mixer nini, ubwo buryo butatu bwo gusohorera amajwi kuri mixer nini ni uburyo butatu, ni uburyo bune. Intoya ni uburyo bubiri. Banga uburyo ubune bwo kuri mixer nini ushobora gukoresha nk'iyi ngiyi, mwabibona ukuntu ari nini. Uburyo ifite bwo gusohora amajwi bune, n'ubwa mbere ni groupe, zira groupe nayo niyo mbereka. Hakaba ubwo ngira ngo murazibona izo groupe, mwazibonye ukuntu ziba zimeze, 1, 2, 3, 4. Izo ubwo tuzibara nk'ahari uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ubwo twavuga ko ari nk'ubwo ari bwa mbere bw'ibanze, ahubwo bwa mbere bw'ibanze ni buriya buryo bwa main. Buriho main, bwa bwanditseho main cyangwa buriho M. Hanyuma ubwo ubwa kabiri bukaba
ubwo amagurupe nabwo bwa kabiri, ariko uko ndi kubivuga ntabwo ariko wenda umuntu yabikurikiranya. Hanyuma ubwo hagakurikiraho ubundi bwa gatatu bwa ma auxiliary cyangwa aux, hakaza n'ubundi buryo bwa kane bwitwa fx, buriho fx nangwa mu bundi buryo hari igihe babwita effect. Buriya buryo rero nubwo habanditseho effect, ariko ushobora kuyikoresha nabwo usohora amajwi gusa. Kuri mixer ntoya ntabwo ariko bimeze. Mixer ntoya yo ifite uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nubwo dukoresha bisanzwe, dukoresha buriya left and right nkuko ndi kubibabwira, tugasohoreraho amajwi, ubwo tugasohorera kuri left cyangwa kuri right. Ubwo ni uburyo bumwe. Bwa kabiri nubwo dukoresha icyo bita fx cyangwa send, nayo ni ubundi buryo. Ni ukuvuga ngo buriya bwa send rero ni nkabwo ari nkabwo bwa fx bwo gukoresha kuri mixer nini, ni nkabwo twakwita fx. Vuga ngo iyo fx iba ifite role ebyiri cyangwa ibikora ibintu bibiri. Vuga ngo niwe uhitamo ikintu ugomba kuyikoresha. Vuga ngo fx ikintu cya mbere ikora, yes, isohora amajwi, icyo ngicyo cya mbere. Icya kabiri ishobora gukora, ishobora gushyiraho amajwi, kongeraho andi majwi cyangwa ibyo twita ama effect ku ijwi ry'umuntu cyangwa ku kindi kintu wacometseho. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwo kongeraho ama effect, iyo ubikoze ukibeshya nyine ugasohoreraho amajwi kuri mixer, ubwo buryo bwo gusohora ama effect utabanje gucungana nabyo biragupfana. Yo ikora rero ebyiri, bisaba ngo byitondere kuyikoresha. Ugiye kuyikoresha bisaba kuyitondera cyane, kuko iyo utayitondeye nyine ishobora kugukorera ibintu bitari byiza kabisa. Hanyuma kuri mixer nini rero, tugarutse kuri mixer nini, ndagenda asa nk'ubivanga, ariko reka mpere kuri mixer nini. Ni ukuvuga ngo mixer nini, reka mbanze mvuge mixer nini nyisoze, hanyuma turakomeza na mixer gatoya mbere ku tuntu tw'ingenzi, hanyuma ndumva ari ibyo by'uno munsi cyangwa byo kuri no video. Hanyuma mixer nini tugira nk'ubu ngubu, iyi mixer iyi ngiyi mureba ifite icyo bita auxiliary esheshatu. Hanyuma izo auxiliary esheshatu rero ntabwo ariko zose, izo esheshatu zose zitwa ama auxiliary gusa. Nimureba neza mu byitegereza muraza kubona ebyiri, iya gatanu n'iya gatandatu ifite ibara ritandukanye n'izo yandi ma auxiliary. Bivuze iki? Bivuze ko izo auxiliary nubwo zanditseho auxiliary zikora imirimo ibiri. Inka zo zindi nababwiraga ziba zanditseho fx. Uvuga ngo ushobora kuyigira igatanga icyo bita ama effect, mu gihe zira zindi zo zisanzwe uko ari enye uva ku ya mbere kugera ku ya kane zishobora gukora mu isanzwe. Ariko nubwo n'ubundi uri kubona ko ebyiri zigiye zifite amakara atandukanye, ariko nuza kubyitegereza rwose ukabyitegereza ukabikurikirana, urasanga no muri mixer hagati hari ukuntu zisa nkaho zifitemo utuntu tubiri dutandukanye. Vuga ngo izi enye ziregeranye ariko ebyiri ziri ku ruhande. Niyo mpamvu ziriya ebyiri ziri ukwazo zikora role ebyiri, zishobora kwapplyingaho cyangwa zishobora kongeraho ama effect ku ijwi washyizeho. Aribyo nababwiye ngo zo kuzikoresha bisaba kuzitondera. Hanyuma rero tukagira ubundi buryo mixer isohoramo amajwi, ubwo bwa auxiliary uba ufite ahantu ucomeka, hanyuma ukongeza amavolume yo mo hagati. Hanyuma ni even nubwo ngubwo n'izo fx nuko nabwo bigenda. Hanyuma rero uburyo nashaka kubabwira busa nkaho buri special cyane, ariko
ni uburyo bwa groupe gusohora amajwi. Ugira ahantu ucomeka imigozi ukaba wasohorera amajwi na volume zazo ziba zihari, ariko bugira n'utundi tubuto tuba turimo hagati tuba tugiye twanditseho 1 2 n'utundi tukaba twanditseho 3 4. Turiya tubuto tuba tugiye turi kuri volume ya buri kintu wacometseho, niho ufungurira volume zayo, hanyuma ukajya wazamura main zazo ziri ku ruhande arizo zanditseho hano, zanditseho 1 2 3 4. Hanyuma rero buno buryo ukuntu bumeze, ntago ari ubwo gusohora, ntago gusohora nabwo bukora role ebyiri cyangwa bukora ibintu bibiri. Wacomeka ikintu ukagisohorera mu majwi, ariko nanone wayikoresha nka volume nta kintu gicometseho kandi kongeza ikintu ushaka kongeza. Ubu buryo rero ukuntu bumeze neza, hari ukuntu nyine bufitemo uburyo buri mixing cyangwa buyunguruye, ntago babuhuye na main zisanzwe. Vuga uramutse ukoresheje nka microphone cyangwa ikindi kintu waba wacometseho, hanyuma ugashyiraho buti imwe muri ziriya, ubwo yaba 1 2 1 cyangwa 2 ukazizamura, hanyuma ahandi kuri main wabashije kugabanyaho gakeya, hari ukuntu byongera uburyo buyunguriye nyine, hari ukuntu ijwi ritari uriyungurura ukumva ribaye byiza kurushaho. Uzi ukuntu mbivuga? Ni ubwo buryo nuzabyitegereza neza, uri umuntu ahantu uzabasha kujya umuntu wese ubasha gukoresha nyine ibintu bya mixer cyane, nubyitegereza neza ku bantu bakora sound biri professional, iyi groupe barayikoresha cyane, kuko nanjye nkunda kuyikoresha, numvishe ifite uburyo, ifite amajwi aryoshye cyane pe. Hanyuma hari n'ubundi ubwo buryo rero, ubwo nibwo bwa mbere ikoresha bwo kuba wakongeza volume nta kintu gicometseho pe, ariko ikintu wakoze ari ugufungura buto yanditseho 1 2 cyangwa 3 4, ukamenya ko uri buze kuzamurira volume icyo kintu ukoresheje iyo mibare wakanzeho, iyo mibare ya buto wakanzeho imwe muri izo. Hanyuma ariko main ntago uba wayirengagije, nayo yizamuraho gakeya, ariko bituma nyine main utayikoresha cyane, nyine ukoresha izo zo mo hagati, nazo zituzigera nkaho nazo zibaye main. Hanyuma ubundi buryo nari nababwiye, FX ntayo babwiyeho. Hanyuma na auxiliary ngira ngo nayivuzeho uburyo ikora. Auxiliary ho no gucomekaho, then ukazamura volume yo hagati ya auxiliary ikintu wacometse inyuma nyine cya output. Ubwo auxiliary ikoresha kuri output, kuri kiriya gice cya output cya mixer. Kwabizi ko murabizi ko wenda simbizi no mubizi mwese, cyangwa uri kunyumva ubizi, abantu n'abandi wenda bazabasha kureba. Hanyuma igira igice cya input ikagira n'igice cya output. Igice cya input rero niho ducomeka ibintu byose, mactari, amapiano, microphone ndetse na umuziki usanzwe ya audio. Hanyuma tukagira igice cya output, hariho tuba dufitemo amavolume asohoka, twafitemo main, zino zose nyine dukoresha tugira ngo ibintu bive muri mixer bijye hanze. Hanyuma tugiye kuri mixer ntoya rero, mixer ntoya ikintu nababwiraho, uburyo bundi bwo gusohora amajwi nk'abantu bakunda gukoresha mixer ntoya bakoresha ampli power. No kuvuga ngo hari uburyo bundi ushobora gukoresha nkenda nko kumanaginga nka beam. Hari igihe beam wumva itavuga neza, uburyo bwo kuyikora rero ni uko ukoresha iki gice cyitwa send, cyanditseho send. Kino gice ni cya output nacyo. Kino gice cya send gikora, ukoresha ushaka nyine umugozi ufite fiche hariya, ifite akafishe, ifite na yamenyo yandi, ubwo ngubwo
ubwo n'amenyo yinjira mu yandi, ubwo no kuvuga ngo ni nk'aya asohoka kuri ni nk'aya dukoresha kuri microphone, aya ngaya yinjira kuri input za microphone hano kuri balance. Ni igice kimwe niko kiba kimeze, ikindi gice kimeze nka afishe nyine. Noneho afishe akaba yicomeka hano, ibisohoka bikajya kuri power. Hanyuma uwo mugozi nawo nanze mubereke ukuntu bumeze. Hanyuma uwo mugozi niwo ukoresha, hanyuma ukawukoresha ukontorora wenda nka beam ikajya ukwayo. Hanyuma ama out yamenye out ukayakoresha nk'ibisanzwe. Hanyuma volume yino send rero ibiri hano, iyi ngiyi ibisa ubururu niyo ukoresha ahantu hose ubona karimo gasa ubururu. Sinzi ko nago mixer zose sindabigenzura neza ndebe niba kaba kagira ubururu, ariko nyine uvuga ngo no kuvuga ngo iyi kabuto k'ubururu ni kaba kariho ni yitwa monitor, kaba kitwa monitor mo hagati, ariko ku ruhande n'ubundi nako kaba ari ubururu kitwa Sandy. Sorry, kaba kitwa Sandy. Yes, muri EFX niko kaba kitwa Sandy. Kara kabanza niyo volume uzamura, nayo basaba kuyitondera. Zirazo hasi ziri mu ma effect urazihorera, zifite title yitwa effect, kuko uyikoresheje nyine mo hari ahantu ritajyamo ama effect kandi atari ngombwa. Uvuga ngo nyine nako uburyo no kubukoresha usaba kubwitondera, ariko babwize kuko volume igenda nyine ubufite ukuntu uri kubitandukanyamo. Ntago bari kimwe no gukoresha izina za main. Iyo ukoresheje main nta n'imbaraga biba bifite, ariko iyo ukoresheje iyi ngiyi ya send wumva ko byibuze bigizemo imbaraga. Ubwo rero mwakoze cyane. Tujya dukomeza tuboneze twiga utundi tuntu tw'ubwenge kuri mixer. Hanyuma n'abari gutangira muzajya mumbwira ibyo mukeneye gusobanukirwa. Abandi bagerageza no kumvugisha kuri telefone, tuzajya tuguma tuganire tubyuzuze neza ibyo mutari gusobanukirwa. Murakoze cyane, mukomeze gukurikirana utuntu twanjye, kandi mbamona ko mukurikirana pe muri abafana beza, kandi muri n'abantu bashyigikira. Mujye mukomeza rero mubikurikirane, mumbwire n'abafite n'inyunganizi mujye muzimpa, kuko ntabwo mbizi ikigero cyo hejuru cyane. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha.